Kubera iki AI idafata umwanzuro mu rukiko ngo ufatwe nk'umwanzuro wa nyuma kandi idakoresha amarangamutima, ahubwo umwanzuro wa nyuma w'urubanza ugafatwa n'inteko y'abacamanza, ubwo ni abantu kandi bayoborwa n'amarangamutima. Ese aha ntago cyaba ari icyuho cyo kubogama mu butabera, hakaba habonekamo nka ruswa? Ese amarangamutima no kubogama ni iki? Ese AI cyangwa se amarobo cyangwa se ubwenge buhangano busigaye bukoreshwa koko mu gufata imyanzuro y'urukiko? Njye wabateguriye ugiye kubagezaho n'iki kiganiro nitwa Ntakirutimana Samuel, nkaba nkoresha Sam Statido kuri social media platforms zanjye zose. Tugwaye ikaze. Mu gihe isi irimo gukoresha artificial intelligence ahantu hose, haracyari ikibazo gikomeye. Kuki mu manza zikomeye umwanzuro wa nyuma ugifatwa n'umuntu atari AI? Ese kuki abacamanza nubwo bagira amarangamutima ari bo bizerwa kurusha mashine zidashobora kubogama? Iyi documentaire irabigusobanurira mu buryo buhanitse. AI ikora iki mu nkiko? AI ikoreshwa mu gusesengura ibimenyetso byinshi kandi vuba, guhuza ibyaha n'ingingo z'amategeko, gutanga ibisubizo bijyanye n'amategeko nk'uko yanditse. Ariko nta bushobozi bwo kumva icyo umuntu anyuramo, kumva impamvu yakoze icyaha cyangwa kureba kure y'inyandiko y'amategeko. Ese amarangamutima n'ubutabera ntibihabanye? Ese ubona amarangamutima nk'ikibazo? Oya, mu butabera ni ingenzi. Umucamanza yita ku byo umuntu yanyuzemo, impamvu zatumye akora icyaha, ubushobozi bwo kwisubiraho, impamvu n'ubwiyunge. Urugero, umwana w'imyaka 13 wakoze icyaha kimwe n'umugabo w'imyaka 35, AI yashoboraga gufata umwanzuro kimwe, bose ikabafata kimwe. Ariko umuntu we amenya gutandukanya uburemere n'uburenganzira bwabo. Impamvu AI itizewe mu gucira urubanza cyangwa mu gufata umwanzuro wa nyuma w'urubanza. AI ntiyumva imitekerereze ya muntu, ntimenya gutandukanya icyaha gikozwe k'ubushake n'icyakozwe kubera igitutu cyangwa kurengera ubuzima. Icyemezo cya nyuma gikeneye uburemere bw'ubumuntu. Gufata icyemezo ntibishingira gusa kuri data, ahubwo bishingira no ku muco, ubutumwa bwo kugorora imibanire y'abantu. Kwizera ubutabera bigomba gushingira ku bumuntu. Niba umuntu yaciriwe urubanza na mashini cyangwa se robo cyangwa se ubwenge buhangano AI, abantu batangira gutakaza icyizere. Batekereza ko nta muntu wigeze abumva, nta muntu wabitayeho. Ahangaha niho empathy n'amarangamutima yabikenewe kugira ngo umuntu abashe kwiyakira, ntihazemo n'izindi ngaruka za mental health. Uko AI n'abantu bashobora gufatanya. AI ifasha abacamanza cyangwa se urukiko gusesengura vuba imanza, irinda uburangare, itanga ibitekerezo ku bimenyetso. Umuntu aza agafata umwanzuro wa nyuma ashingiye kwimenyekanisha buse, ubutabera bwisumbuye, gusesengura icyaha nk'igikorwa cy'abantu atari imibare. Umwanzuro: ubutabera si imibare. Ubutabera bukwiye gutangwa n'abantu kuko abantu bazi ubuzima bw'abantu. AI ni ingirakamaro nk'inkunga, ariko siyo yagomba kuba umucamanza. Iyo ubutabera bukozwe n'amarangamutima y'ubumuntu, bwomora ibikomere. Iyo bukozwe n'imashini idafite impuhwe, burahutaza, burahonyora. Hari aho buba buri strict, nta kureba ku ruhande. Ariko nanone umuntu yakibaza ngo ese mu gihe hajemo amarangamutima ntago hazabaho kubogama?
iki nacyo kirashoboka. Ese waba wemera ko mashine igucira urubanza ari nkawe, cyangwa wahitamo umuntu akaba ari ufata umwanzuro wa nyuma? Iyo AI yaciriye umuntu urubanza hashobora kubaho impuhwe. Wari uzi ko AI ishobora kukubonamo nk'icyaha ukoresheje amakosa ya system? Tubwire muri comment uko ubyumva. Niba wahitamo ko AI cyangwa se robot cyangwa ubwenge buhangano ari bwo bugucira urubanza, cyangwa se wahitamo inteko y'abacamanza y'abantu akaba aribo bagucira urubanza. Njye wabateguriye nkanabagezaho iki kiganiro nitwa Ntakirutimana Samuel, nkaba nkoresha Sam Studio kuri social media platforms zanjye zose. Imana ikomeze barinde.